Uwa gatandatu mwiza nshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro bya Kigali Sport, nizere ko rwose uyu munsi mwagize uwa gatandatu mwiza cyane. Nizere ko rwose abareyo mukiri kwinjoyinga match y'ejo, intsinzi yanyu mwabaye mwatsindamo Gor Mahia 2-1. Kuri uyu munsi n'ubundi bwo nta kindi kituzanye ni transferi, isoko n'igura n'igurisha rwose hano mu Rwanda riracyakomeje. Tugiye kuba twakigarukira kuri Murera, n'ubundi ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje gutitiza abakeba nkaho yumvise ko abakinnyi rwose ifite badahagije, igeretseho no kugura abandi bakinnyi bagera kuri 2. Ni abakinnyi bahoze bakinira ekipe ya APR, ni abakinnyi bakomeye, ni abakinnyi badasanzwe. Byose n'ahandi ugiye kubyumvira ni hano kuri Kigali Sport. Nizere ko rwose subscribe yawe, igitekerezo cyawe wamaze kugishyiramo subscribe, wamaze kuyiterekaho 5/5, like nayo uyishyireho nta kibazo, ituma tubona abandi bareba video yacu 5/5. Guys, reka tube twatangira ikiganiro cyacu, ikiganiro kigiye kuba cyagaruka ku bakinnyi bamaze iminsi bavugwa mu ikipe ya Rayon Sport. N'abandi ni Niyomugabo Claude ndetse na Ruboneka Jean Bosco. Aba basore uko ari 2 ni abasore bamaze iminsi bavugwa mu ikipe ya Rayon Sport, ariko ikipe ya Rayon Sport ntihagire icyo ibitangazaho. Tugiye kuba twahera ku musore Niyomugabo Claude. Ni umugabo cyangwa se ni umusore ufite abana bagera kuri 2. Ni umusore wavuzwe mu ikipe ya Rayon Sport kenshi cyane gashoboka, rimwe na rimwe bakajya bavuga ko yamaze kuba yasinya, ariko ndagira ngo mbahe amakuru y'impamo, amakuru atariho ivumbi, ni amakuru afatika. Uyu munsi ku isaha rwose y'isa 10 nibwo Niyomugabo Claude yarageze hariya mu Nzove gusinyira ekipe ya Rayon Sport. Uyu musore rwose ndagira ngo mbe nababwira ko yamaze kuba yanasterekaho umukono ku masezerano ya ekipe ya Rayon Sport y'umwaka umwe akinira ekipe ya Rayon Sport. Uti bimeze bite? Uyu mukinnyi Niyomugabo Claude bamuhaye 1.5 miliyoni, bazajya bamuhemba buri kwezi 20 rwose. Uyu musore rwose nizo yakiriye mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport yakoze muri 34 ku munsi w'ejo yatsindiraga mu gikombe cya Sekafa. Bumvise ko nabo bari bagifite ikibazo cyo hagati mu kibuga ndetse no ku mpande, ndetse na rutahizamu turibuze kuba twababwira umwataka Kabombo, umwataka kabuhariwe ikipe ya Rayon Sport iri kuba yashaka. Wowe uze kuba hafi, turagenda tukubwira 5/5. Uyu musore Niyomugabo Claude ubu tuvugana rwose nibwo ari kuva hariya mu biro bya ekipe ya Rayon Sport. Izi transfer zose ziri gukorwa n'umugabo Dairan, technical director wa ekipe ya Rayon Sport. Byari byaravuzwe kabisa, ariko bije kuba byarangira n'ubundi bwo ikipe ya Rayon Sport ibashije kuba yagura uyu mukinnyi Niyomugabo Claude. Guys, reka tube twajya ku mukinnyi Ruboneka Jean Bosco. Ibya Ruboneka Jean Bosco nabyo ntago yari yasinyira ekipe ya Rayon Sport, ariko nabyo biri mu nzira. Ashobora kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sport mu minsi mikeya, cyangwa se ku munsi w'ejo rwose ashobora kuba yazasinyira ekipe ya Rayon Sport, dore ko bari mu biganiro bikomeye na ekipe
ya Rayon Sport n'uyu musore kabisa Ruboneka Jean Bosco. Ese ari buze kuba yaza gusinya? Ese gusinya mu ikipe ya Rayon Sport byo byafasha iki ikipe ya Rayon Sport? Duhurire muri komenti uvuga uburyo ki ubyumva, niba uyu musore koko ashobora kuba yafasha ikipe ya Rayon Sport. Gusa njyewe ndi kubona uyu musore ashobora gufasha ikipe ya Rayon Sport bitewe na karite yifitemo, bitewe n'imbaraga ze z'umubiri afite hariya mu kibuga hagati. Ashobora kuba yasimbura umusore Issa Jigwiba kabisa, bakajya basimburana 5-5, dore ko Ruboneka Jean Bosco nawe ari nimero 10. Biri kuvugwa ko ku munsi w'ejo igisubizo cy'uyu musore niyo mugabo Claude Prito Ruboneka Jean Bosco kizarara kirangiye mu ikipe ya Rayon Sport, bamenye niba azasinyira ekipe ya Rayon Sport cyangwa se adasinyiye ekipe ya Rayon Sport. Byose tuzabimenya ejo ku munsi w'ejo kabisa 5-5. Ibya Ruboneka Jean Bosco niyo mugabo Claude we yamaze kuba yamara gusinyira ekipe ya Rayon Sport 5-5. Ariko ndagira ngo mbe nababwira ko ikipe ya Rayon Sport iri gushaka umwataka, iri kujya ku isoko ryo mu Bugande, niho iri kuvugwa kabisa. Moto Ranja Moto niwe uri kuvugwa 5-5.